ndabashimiye cyane kubwo dukomeje kubana mu itsinda idini gakondo. Muri amasaha rero ndagira ngo tuganire, ariko hagati aho ngaho, Imana y'u Rwanda, Imana ishobora byose, Imana yaduhaye igihugu cyiza, Imana ikomeze kudutsindira icyago, ikomeze kuturengera, iduha amahoro, iduhe gutunga no gutunganirwa, iduhe kwishima no kunezerwa, iduhe kubana neza no kugirana urukundo, dufashanye kandi buri wese yumve ko icyababaza mugenzi we nawe cyamubabaza, icyamushavuza nawe cyamushavuza, ahubwo Imana iduhe gukundana no kubana neza muri rusange, gufashanya kandi kubabazwa n'akabaro ka bagenzi bacu, kandi tukanezezwa n'ibyishimo bya bagenzi bacu. Imana y'u Rwanda rero ikomeze kuduha kurama ndetse no kuramuka. Muri aka kanya rero ndagira ngo tuganire kuri bimwe mu bijyanye n'iyobokamana ariko gakondo. Ni ukuvuga ngo kuva kera Abanyarwanda bari basanzwe bazi Imana, bayubaha kandi bayiringira, bayikunda kandi bashyize hamwe, ndetse iyo babaga bateranya nk'igihe imandwa zabaga ziteranye, mbibutse ko imandwa yabaga ari uwabanzwe, ni nko kubatizwa, habaga harimo rero ababanzwe n'abatarabanzwe, aho habaga harimo inzigo ndetse n'uruzingo. Ikindi kandi wasangaga bashyize hamwe, bashyize umutima hamwe, bahurije hamwe kandi bahurije ku ntego imwe yo gufasha imfubyi ndetse n'abapfakazi, no gufasha bamwe mu bari babaye hagati yabo, kandi bagahora igihe cyose bambaza Imana y'u Rwanda kugira ngo ibahe igihugu gifite amahoro n'umutekano, ibahe imvura, ibahe kubyara, ibahe kurama no kuramuka, ibahe guheka, ibahe gutunga no gutunganirwa. Kandi Imana y'u Rwanda yarabibahaga, ikabaha kubana neza. Ndakwibutsa ko hano amoko yose y'u Rwanda yose yateraniraga hamwe, agasengera hamwe, nta vangura ryabagaho, ahubwo Abanyarwanda babaga bashyize hamwe. Ahangaha rero nkaba mpahera mvuga ko imyemerere n'imisengere yo hambere yari myiza cyane, ihuje abantu hamwe kurenza y'ubu ngubu. Nyuma yabo ntabwo twahiriwe no gukomezanya ibyo byiza, ahubwo haje kuza amadini yarazanywe n'abazungu, aza yitwikiriye uruhu rw'intama ariko ari ikirura, ndetse ba sogokuruza n'abandi barakubitwa, ndetse hari n'abishwe, bamwe barabohwa bari kubategeka ko bagomba kwemera Imana babazaniye. Byageze ubwo ndetse harimo n'umwami ndetse n'abandi bahunga, abandi baricwa kubera icyo kintu, bigera ubwo babyemeye kubera itegeko. Rero ni ukuvuga ngo icyo gihe rero Abanyarwanda basanzwe bazi Imana kandi bayubaha kandi bayiringira. Ni nacyo gihe rero wasangaga Umunyarwanda yitaga umwana we Rugira, haba Rugira ntimugura, Twagira Mungu, Habimana, Tekimana n'andi. Bigaragare ko Sibomana n'andi bari bazi Imana ku rwego rwo hejuru. Hanyuma rero b'abanyamadini bakimara kuza, barababwira ati dore amazina mwita abana banyu ni amashenzi, kuva uyu munsi ahubwo abana banyu bazajye bitwa Innocent, Claire, Virginie, Jire. Ayo ngaya aba ariyo ngo mazina yitwa amakristu, hanyuma none yaca amapagani. Ibyo ngibyo kugeza uyu munsi n'umupasitori ukomeye cyane, wa wundi ugaragara mu idini, iyo umubajije ngo ese amazina witwa nde, iyo wenda yitwa Habimana, wenda Jean Baptiste, ukamubaza ati mbwira izina ryawe ry'iripagani, ahita akubwira ngo Habimana, kandi ni umukristo. Ibyo ngibyo rero urumva ko birababaje kandi biteye agahinda. Nyuma yaho ngaho rero ubwo imyizerere yari iriho, ubumwe bw'Abanyarwanda n'imisengere n'uburyo bari bafite, batangiye gucikamo ibice ndetse no kubatandukanya, baje bahetse ibyo ngibyo by'iyobokamana. Icyo gihe baraje barababwira ati Imana mugomba kujya mwambaza Imana ya Isiraheli. Ese Imana ya Isiraheli isimburwa n'Imana y'u Rwanda? Ese Imana kuki dukwiye kwambaza Imana ya Isiraheli?
kuki dukwiye kwambaza Imana ya Isiraheli? Ese twakambaje Imana y'u Rwanda? Ese kubera iki ari ngombwa ngo tuvuge ngo Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana ya Aburahamu? Abo ngabo bose ni abazungu b'abanyamahanga, bamwe ni Abarabu, abandi ni abanyamahanga. Kuki tugomba kuba ari bo tuvuga? Ese kuki tutavuga abanyarwanda dufite bakoze ibikorwa by'indashyikirwa Imana yakoresheje bagatabara abanyarwanda? Kuki atari bo twavuga ati Mana ya runaka, Mana ya runaka, Mana ya runaka, ngo tuvuge abanyarwanda, hanyuma ariko tutavuze ab'iyo ngiyo? Ibyo ngibyo niho mbereka ubukoroni bwaje bwihishe muri ibyo bintu. Hanyuma rero nyuma y'ibyo ngibyo, Imana rero y'u Rwanda, abanyarwanda bayitaga amazina atandukanye. Bayitaga Imana Rurema, bayitaga Imana Rugira, bayitaga iya Kare, bayitaga ni ukuvuga ngo Imana Rurema ni Imana yaremye byose, yaremye ibiriho byose. Iya Kare yari Imana nyine yahozeho kuva kera. Imana Rugira ni Imana ifite byose. Ni ukuvuga ngo abanyarwanda rero ku Mana Rugira, kuri iryo zina Imana Rugira ariho ntinda, wasanga abanyarwanda bizera neza ko Imana ariyo ishobora byose, igomba kubaha byose, ikabatunga muri byose, ikabaha byose bigomba kubabejeho, kubera umubyeyi. Imana ni umubyeyi kandi Imana ifite byose. Aho ngaho rero Imana abanyarwanda biyambazaga, abanyarwanda bavugaga, abanyarwanda bizeraga itandukanye n'iyo ngiyo ya Isiraheli, kuko iya Isiraheli yo ahubwo akenshi na kenshi bigaragara ko ari twebwe tugomba kuyitunga, mu gihe Imana y'u Rwanda yari Imana Rugira, ifite byose, itunze byose, ahubwo igomba kuduha. Isiraheli ho ni Imana ikenya, ahubwo tugomba kuyitunga, tugomba kuyiha amafaranga buri gihe, tugomba kuyubakira amazu, tukayigurira amamodoka, tukayigurira amakoti, tukayigurira inkweto, tukayishakira n'amapisine yo kogamo n'ibindi. Imana rero y'u Rwanda yari Imana ntimugura. Niyo mpamvu abanyarwanda bitaga abana babo ntimugura. Ni ukuvuga ngo iyo yajyaga kuguha, ntacyo wagombaga kuyiha. Ntiwagomba kugurisha isambu kugira ngo iguhe, ntiwagomba gutanga miliyoni ahantu runaka kugira ngo iguhe, ntiwagomba gutanga inka yawe ahantu runaka kugira ngo iguhe. Ni Imana itarakeneraga ruswa, itarahabwaga ruswa, mu gihe ahubwo iya Isiraheli yo hari ibyo tugomba gutanga kugira ngo duhabwe ibindi. Aho ngaho niho tugenda dutandukanira cyane n'Imana Abayisiraheli batuzanira. Imana ya Isiraheli aho itandukaniye cyane n'Imana y'u Rwanda. Imana y'u Rwanda rero yo ni Imana ifite byose, ni Imana itunze byose, ni Imana ikunda abanyarwanda, ikunda n'abayo, ni Imana ituma umunyarwanda hari ari mwene Imana. Umunyarwanda biva kushinga kwanda, u Rwanda ni ukwanda. Ni ukuvuga ngo aho yaba ari hose agenda agaragaza ubupfura, agaragaza ubutwari. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona n'abanyarwanda bamwe na bamwe bari kujya mu bikorwa byo gufasha, gutabara, kugira gute. Ubupfura ni ukubera bwa bunyarwanda, wa muco. Ni ukuvuga ngo ya Mana y'u Rwanda niyo ibagendamo, niyo ibakoreramo, niyo ibayobora. Aho ngaho byaje kugeraho rero bakakubwira ngo nuzajya urota nk'umuzu, nka umubyeyi wawe wandi wakugiriye neza, wagufashije akakurera, wa wundi wumva ukesha kubaho kwawe, nuzajya umurota ngo uzajya ukomesha, ngo ukomeshe mu izina rya Yesu ko waruzi umuzimu. Nyamara barangiza kubwira ngo hari umuntu witwa Pierre, hari undi witwa Tereza, hari undi witwa Ndibo mu bindi bihugu ibyo by'abazungu. Abo nguru nubarota bo ngo uzaba ubonye Imana, ariko umubyeyi wawe ngo uzakomeshe, ubwo yewe tunibutse, mwibuke ko kera abakurambere bacu, basogokuru n'abasogokuruza, nta nubwo bari bemerewe kurya inkoko n'amagi yazo, ahubwo bagombaga kuzihereza ba bandi babazaniye ya Mana. Bohe bakicwa n'inzara bakaguma aho ngaho, ngo ntibemerewe kubaho gutyo, bakirirwa bakora imirimo itandukanye ariko bitazabagirira inyungu. Rero ni ukuvuga ngo Imana y'u Rwanda rero ni Imana itanga amahoro, ni Imana y'inyamahoro, ni Imana y'inyampuhwe, ni Imana ifasha, ni Imana ifasha mu bigeni n'abapfakazi, ni Imana iduhereza umutima wo gushyira hamwe, wo gukundana no gufashanya muri byose. Imana y'u Rwanda ni Imana dukwiriye kubaha, ni Imana dukwiriye, niyo iduha igihugu cyuje amahoro n'umutekano, niyo
idutsindira icyago, ahubwo ikaduha kubana neza, ahubwo ikaduha amahoro, ikaduha gutunga no gutunganirwa, ikaduha kurama ndetse no kuramuka. Imana rero ni nziza, Imana dukwiye kuyubaha. Rero hari n'abumva ngo uriya muntu araterekera bakabifata nk'ari, hari andi mazina menshi cyane abantu bagiye baha isura mbi ariko mu by'ukuri atakagombye kuba mbi. Nk'iyo umuntu avuze ngo umupfumu kenshi muzakora ikinyarwanda ni nko gushakisha, biva ku nshinga gupfumura, ni nko gushakisha ugira ngo ubashe kumenya icyihishe. Nuko guterekera rero byo n'ubundi n'uyu munsi birakorwa, ariko bigakorwa ku bundi buryo, niko kwa gutanga amaturo mu nsengero z'ubu ngubu. Gutereka biva ku nshinga gutereka, ufata ikintu runaka, ituro runaka, ukagihereza umuntu wubashye ushaka kumushimira cyangwa se kumunezeza, ni uguterekera. Gutereka, ugafata ikintu ukajya gutereka ku meza y'umuntu mukuru. Ni ukuvuga ngo rero guterekera kwari uguhereza abakuru, babandi abantu bakoze ibikorwa byiza cyane, abakurambere b'ababyeyi, babandi bagiye bakora ibikorwa mbese bagiye bagaragara neza muri sosiyete, kuko abanyarwanda bizera neza ko iyo umuntu apfuye yarakoze ibikorwa byiza, hari ahantu aba intore y'Imana, Imana imushyira akaba hafi yayo. Abo rero barabiyambazaga mu kubasaba, nta nubwo aribo basengaga, ahubwo barabasabaga ngo babasabire, barabatereye babasaba ngo babasabire ku Mana, Imana y'u Rwanda, Imana ishobora byose, ibashe kubafasha mu bibazo babaga bafite, bifuzaga ko bikemuka, gusaba abana, guhinga, kweza, gukiza akaga igihugu n'ibindi, kandi ibyo byose Imana y'u Rwanda yarabibahaga. Ubu ngubu rero haje kubaho ahubwo ya madini batuzaniye amwe n'amwe, ubumwe bw'abanyarwanda bukimara gutangira kuzahara, ni nabwo ahubwo byatuzaniye akaga, karimo akaga gatandukanye, yewe ndetse bituzanira na jenoside, kuko harimo bo ngabo bari bije mu iyobokamana, ni nabo bamwe na bamwe batangiye kujya bapima abantu, bavuga wowe ururiya n'ibindi. Ariko kera abanyarwanda bari bafite amoko yabo nta kintu yari abatwaye, kandi bashyize hamwe, kandi bagahuriza hamwe, bakambariza Imana yabo hamwe, kandi bagakora ibyiza, kandi bagasaba Imana igakomeza kuba muri bo, kandi umugore akubahwa, umugabo akubahwa, kandi umuryango ukaba umuryango ufite ireme. Murakoze cyane rero, dukomeze kuganira no gusabana no kungurana ibitekerezo mu idini itsinda gakondo, aho tumenya kandi tugasobanukirwa, mukomeza no kwiyandikisha kugira ngo tujye dukurikirana ibigiyeho byose.